byanditswe na Yohani. Yezu yari amaze gupfa ubwo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, kugira ngo rero imirambo itaguma ku misaraba kuri Sabato, kandi iyo Sabato ari umunsi mukuru cyane. Abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwari ubambanywe nawe, ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye, we ntibirirwa bamuvuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubyemeza, kandi icyemezo cye ni ukuri. Nawe azi ko avuga ukuri kugira ngo namwe mwemere. Ibyo byabaye ari ukugira ngo huzuzwe ibyanditswe ngo nta gufa rye rizavunika, n'ahandi mu byanditswe havuga ngo bazarangamira uwo bazaba barahuranyije. Iyi ni Ivanjili ntagatifu. Arasingizwa Kristo. Mbanenge handa ndabambegereye. Bavandimwe, umubyeyi wacu Kiliziya yaduhaye ukwezi kwa gatandatu, ukwezi duhimbazamo umutima mutagatifu wa Yesu. Umutima mutagatifu wa Yesu. Muzi ko hari amezi anyuranye dufite, ari ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa Bikira Mariya, kwa gatatu kwa Yosefu mutagatifu, kwa gatandatu nyine umutima mutagatifu, ukwezi kwa Rozari, kwa cumi na kumwe rero zo mu purgatori, n'andi mezi wenda ntagiye mvuga uko Kiliziya yagena, ariko cyane angana dukunda kugarukaho. Uku kwezi rero turimo kugusoza, uyu munsi turimo gusoza uku kwezi. Tugize amahirwe rero ko dutura igitambo cy'Ukaristiya dusoza uku kwezi k'umutima mutagatifu wa Yesu. Ndagira ngo nibutse uyu munsi gusa amagambo abiri. N'iri jambo twumvise mu Ivanjili, aho Yezu basanze yapfuye, bamutigura icumu, basangamo havamo amaraso n'amazi. Amaraso ashishanya Roho Mutagatifu Yezu Kristo aduha, Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya, aho Yezu atubwira ati dore ndi kumwe bavandimwe ukunda cyane, maze aya maturo tuguhereje akunogere kandi atubere impongano y'ibyaha byacu, ku bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. imitima yanyu niyugukira iby'ijuru. Yerekeje ku Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka, ku bwa Kristu umwami wacu. Niwe watwitangiye igihe abambwe ku musaraba, kubera urukundo ruhebuje adukunda, kandi igihe urubavu rwe rwahuranyijwe n'icumu yavuye amaraso n'amazi, bityo rutuvuburira amasakaramentu ya Kiliziya, kugira ngo abantu bose bareshwe n'uwo mutima ukinguye w'umucunguzi, maze bahore bavomana ibyishimo mu mariba y'umukiro. Icyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bose ngo tugusingize icyarimwe tuvuga ubudahwema tuti:
nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. Niwe mubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Yari agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura ukawuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, ingiyi koko n'inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Mujye mubikora rw'urwibutso rwanjye. Iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera. Hamwe nawe ukabiherwa muri we ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha, tutinyitse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungurire none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitosha ahubwo dukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibi bihe turimo ubisakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, turinde n'amakuba yose, igihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose. Turi hamwe tumusaba amahoro dukeneye. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe, tubasigiye amahoro, bahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe uhoraho ugategeka iteka ryose. Amina. mugire iteka amahoro ya Nyagasani. urayahorane nawe. Urukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro Kristo abahaye. Dukiza tubesheho azatugeze mu bugingo bw'iteka. Amasoko y'ubugingo, amasoko y'urukundo aturuka mu mutima wa Yesu, Yesu. Muze twese tumusange, tumusanga twakire, tuvoma amazi y'ubuzima.
rw'icumu maze amarembo y'ubugingo akadukingurira twese abemera. Amasoko y'ubugingo, amasoko y'urukundo aturuka mu mutima wa Yesu. Twese tumusange, tumusanga twakire
y'amazi atanga ubugingo. Dusabe. Nyagasani, isakaramentu ry'urukundo rwawe nirudutere kugurumanamo urukundo rutagatifu ruhora rutureshya ngo tugane umwana wawe Yezu Kristu kandi tumenye kumubona muri bagenzi bacu ubaho agategeka iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, Nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Cyane amahoro n'ibyishimo bya Yezu Kristu. Dushimire Imana. N'umugoroba mwiza. Murakoze. Bye.